Amateka y'intumwa za Yesu mu mpfunyapfunyo cyangwa muri make. Guhamagarwa kwabo. Yesu ntiyatoranyije abantu b'abanyabwenge cyane cyangwa abakomeye mu muryango. Intumwa ze zari zigizwe n'abantu basanzwe, abarobyi nka Petero na Andereya, umusoresha Matayo n'abandi bakoraga imirimo itandukanye. Intego ye kwari ukwereka isi ko Imana ishobora gukoresha uwo ari we wese ufite umutima ushaka. Bwana w'amajeshi, jina lako iduguze, milele wa milele, jina lako iduguze. Kano reka nkasubiremo, wenda na sosiyete nyarwanda ibyumve uko umurimo w'Imana nuko Yesu ahamagara bimeze. Muri iki gihe tujya tubona amadini menshi ashyiraho kondisiyo, akavuga ati turashaka abize, abakora umurimo bize. Reka mbabwire ko mfashijwe. Haleluya. Ntabwo bazigera babigeraho na gato. Si ukurwanya amategeko, si uguhinyuza ibyo banditse, ariko nyine uguhamagara kwa Yesu ni gushingira ku mashuri. Yesu ubwo arihagije, abasha gufata umuntu utarize akamushyiramo ibirenze ibyo mwe mwize. Ntabwo mubyumvisha. Ashobora gufata umuntu utarize Yesu akamushyiramo ubwenge burengeje ubw'abize bamaze imyaka 40 biga. Kansubiremo iyi verise mwumve. N'umwanditsi nyine wayanditse, ariko nyine niko kuri kwa Bibiliya. Agaka ka mbere karavuga ngo Yesu niyatoranyije abantu b'abanyabwenge cyane cyangwa abakomeye mu muryango. Intumwa ze zari zigizwe n'abantu basanzwe, abarobyi, example nka Peter cyangwa Petero na Andereya, umusoresha Matayo n'abandi bakoraga imirimo itandukanye. Intego ya Yesu kwari ukwereka abize amateoloji, ibintu bitandukanye, ko ashobora kwari ukwereka isi ko Imana ishobora gukoresha uwo ari we wese ufite umutima ushaka. Ubundi nta kuntu isi izabigenza kugira ngo hahamagagwe abo bo bashaka, kugira ngo hakore abo bashaka ubwabo. Nta kuntu isi izabigenza ngo hakore imyumvire yabo n'ibyo bashaka. No, ahubwo Yesu yahamagara ntanyura ku bakuru b'amatorero. Yasanze Dawidi mu ishyamba, hari abasore bari barize b'abasirikari bashama n'abandi. Dufite n'abantu bareba mu marangamutima aribo bashumba b'iki gihe. Muhanuza Samweli ngo akireguka ravuga ati Uwiteka ntiyakibesha, aratoranya abangaba, ariko ngo asutse amavuta yanga kuza. Imana ishimwe. Ko Yesu uri mwiza. Noneho wumve abigishwa 12 n'amazina yabo. Simoni Petero ufatwa nk'umuyobozi wabo, wagize uruhare rukomeye
mu gutangira kw'itorero i Yerusalemu. Uwo nyine Petero yari umurobyi na Andereya yagize uruhare mu gutangira kw'itorero i Yerusalemu. Andereya mwene se wa Petero yari umurobyi. Yakobo mwene Zebedayo umwe mu nshuti za hafi za Yesu. Yohana mwene se wa Yakobo uzwi nk'umwigishwa Yesu yakundaga. Filipo wakomokaga i Betsayida. Baritolomayo, Natanayeli uwo Yesu yavuze ko ari umwisirayeli w'ukuri. Toma uzwi kuba yarashidikanyije ku izuka rya Yesu ariko nyuma akaba umuhamya ukomeye. Matayo wari umusoresha, umukoresha w'ikoro. Yakobo mwene Alufayo uzwi nka Yakobo muto. Tadeyo, Yuda mwene Yakobo bitiranya na Yuda Isikariyoti. Simoni w'umuhakanyi uzwi kandi nka Simoni w'umuzelote. Yuda Isikariyoti wagambaniye Yesu nyuma agasimburwa na Matiyasi. Noneho umurimo Yesu yakoresheje bano batigeze bakandagira no mu ishuri bamwe muri bo. Niyo mpamvu bakundaga kubibazaho, babafata bagenzura mu bitabo bagasanga abo bantu nta hantu bize, bagashakisha ahantu bakuye ubwenge n'ubuhanga, bakaza kwibukana ariko aba bantu bagendanaga na Yesu, babanye na Yesu. Reka mbagire inama, itorero ry'iki gihe rikeneye ubwenge bw'Imana, rikeneye ihishurirwa kugira ngo isi itorero ry'iki gihe rikeneye ihishurirwa, rikeneye ubwenge bw'Imana kugira ngo isi ijye ibibazaho ibakoreho n'ubushakashatsi, nibaperereza bamenye ko bakorera Yesu. Imana ishimwe. Hano bakoreshejwe imirimo n'ibitangaza. Nyuma y'uko Yesu azuka akajya mu ijuru, intumwa zahawe umwuka wera ku munsi wa Pentekote. Ibi byabaye imbaraga n'ubushizi bw'amanga bwabo. Umwuka wera yaramanutse, bahabwa imbaraga, bashira amanga, nibongera gutinya Abayuda kuko babagenzaga babashinja kwigisha inyigisho z'inzaduka. Itorero ry'iki gihe rikeneye umwuka ubabashisha guhamya no mu gihe isi itabemera, no mu gihe isi bagaya, bavuga tuwo tuzafata abwiriza ubutumwa atarize, wenda tuzamukora ibi, tuzamufunga. Isi ikeneye guhamya, abanyetorero bakeneye guhamya kugira ngo ab'isi bamenye Kristo Yesu. Ikibabera cyiza si uko mwahunga, ikibabera cyiza ni uko mwahamya, abantu bakamenya imbaraga za Yesu zifata abantu batize bagahabwa ubushobozi buruta ubwabo. Noneho ikindi cyateraga isi kwibaza, bigishije i Yerusalemu mu Buyuda bwose gukora ibitangaza mu izina rya Yesu, bakwira mu bihugu byose, Aziya, Afurika n'Uburayi, bamamaza ubutumwa. Amateka y'intumwa n'ubushakashatsi byerekana ko hafi ya bose bishwe bazira kwemera kwabo, bazira ukwemera kwabo. Uretse Yohana wapfuye ashaje, bamwe babyita ngo ni ugupfa rw'ikirago. Ariko nawe
yajugunywe ku kigwi Patimo. Ibyabereye yongera ngo abantu barabizi. Petero bavuga ko yahambwe amaguru areba hejuru i Roma. Andereya yabambwe ku musaraba. Yakobo mwene Zebedayo niwe wa mbere wishwe mu ntumwa, yishwe n'inkota n'umwami Herode. Aya mateka nyine niyo shingiro ry'itorero rya Kristo ririho uyu munsi. Ariko ririho uyu munsi rigira ubwoba, ntago rihamya Yesu. Isi itora amategeko bo bagatinya, ariko ababona bigeze batinya. Bari bafite ngo umwuka ubamara ubwoba, ubaha imbaraga, bakabasha guhamiriza abo ngabo. Bababwira ati turabafunga, bababwira ati turabaca ibihanga, bababwira ati turabakatira. Ariko ubundi ukatiye kubwo guhamya umwami Yesu nta kindi nzira, ibyo bintu byaba ari firingi kuri njyewe. Najya nabyishimira, najya mvuga ati Yesu bamfatiye mu muhanda bakunze isa batamoye ibindi. Bible iravuga ngo bene data n'ibyishimo nimugubwa gitumo nibibagerageza muzira umwami Yesu. Imana ishimwe. Reka mbabwire ibintu isi y'iki gihe ikora ntabwo ari ibintu by'ibiveju, ni ibintu byahozeho. Kuko isi yamye ishaka kumenya aba bantu ni bande. Bavuga ibintu bimeze bityo, ariko uko byagenda kose ntabwo abantu bazigera na rimwe babangamira umugambi w'Imana. Nibibaho. Imana ishimwe. Nguko hari ikintu itorero ry'iki gihe rikeneye. Itorero ry'iki gihe hari ikintu rikeneye. Rikeneye umwuka wera. Muve ku mwuka w'igipindi ubaheza mu nzu. Abuzuye umwuka basohotse.